ibintu byose biri kubahirizwa ni muri ya ntera kandagira ukarabe bayiteretse aho dukorera umuntu arinjira agakaraba. Tukomeje kwirinda gutya dushobora kuyitsinda rwose urebye nta kibazo. Kuri nishimye rwose nishimye numva ndanezerewe. Genda byatunejeje, Imana idufashe iki cyorezo ntigikomeze kuba kirekire nk'uko twari birimo. Twaba tugize umugisha kuko abantu babona ko bishimiye uyu munsi. Twishimye kuko ubu ngubu tugiye kureba ko twabona umukate natwe tukabasha kumera neza. Nyuma y'iminsi isaga 40 abanyarwanda bose bari muri gahunda ya guma mu rugo mu gihugu cyose kubera icyorezo cya coronavirus cyangwa COVID-19. Kuri wa mbere tariki ya 4 Gicurasi 2020 abaturage bongeye kubona izuba kuko aribwo bongeye kwemererwa gusohoka nyuma y'uko leta y'u Rwanda ifashe izindi ngamba zo kwirinda ariko abaturage bari mu kazi. Bamwe mu bakoreraga ubucuruzi bwabo muri gare ya Kicukiro bavuga ko bishimiye iyi gahunda gusa ngo babajwe n'igihombo batewe n'iki cyorezo kuko bimwe mu byo bacuruzaga basanze imbeba zarabiriye. Twatangiye akazi uyu munsi twaje gusanga ibintu byarangiritse duhungura imiswa amataka ibitaka byarabitonzeho n'iki byose. Ari gahunda hose mu modoka bari kubahiriza gahunda, mu modoka intebe iricaraho umuntu umwe, ibintu byose bimeze neza. Ni izihe ngamba mugarukanye zo gukora kugera kandi no kukirinda kugira ngo byose bikorwe mwere kuguma mu nzu ariko muri no kwirinda iki cyorezo? Ingamba tugarukanye ni kuza umuntu yambaye agapfukamunwa, umukiriya abanza kuza mbere yo kugira ngo akore ku kintu akabanza agakaraba, kandagira ukarabe twayihateretse irahari, buri muntu wese arayifite aho acururiza, ubundi tukirinda cyane kugira ngo nyine bidakomeza kuza. Hari ikibazo cy'ihererekanya ry'amafaranga kandi amafaranga ni muri bimwe mu byanduzanya cyane cyane bikwirakwiza iyi virusi. Mwebwe muragikemura gute kugira ngo wenda mwirinde? Turambaraga mu ntoki, ukambaraga umuntu akajya akambaraga mu ntoki agafata amafaranga, yamara kuyabika umuntu yajya kugira ngo akoremo amaga bikaraba, umuntu akajya akora ku mafaranga yambaye isaga. Kubera ko kwishyura kuri mobile money nabyo ntabwo byakunda cyangwa kuri za Tigo Cash kuko harimo n'abadafite amatelefone cyangwa se utazi no kureba ko ayo mafaranga kuri mobile money yagezeho, hari utabimenye umukiriya akakubwira ngo yayashyizeho kandi nta nawe yashyizeho ukaba wahomba. Abajya mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata nabo uyu munsi bakomorewe ni nyuma y'uko urwego ngenzuramikorere mu Rwanda rura rwatanze uburenganzira kuri tumwe mu duce tw'intara twegereye umujyi wa Kigali. Twishimye kuko ubu ngubu tugiye kureba ko twabona umukate natwe tukabasha kumera neza. Mwateganyaga iki se mbere batarafungura wenda mwari mubayeho muti? Hari kugenda ukaba mbese bwari guma mu rugo, gahunda ni guma mu rugo, bwawe ubonye ugufasha ukabona ukoramo. Aje ari kuwa gatandatu buri bucye nkataha ubwo byahise amayira mbega afunga mbura ukuntu ntaha gahunda iba iyaguma mu rugo kuko nagumye mu rugo ntabwo nigeze njarajara aho nabaga mu gipangu sinigeze njarajara. Uyu munsi rero nibwo bafunguye ndavuga mu rugo ubundi busanzwe ntagana rero mu rugo Nyamata kuvuga ngo bafunze amayira utari mu rugo. Ntabwo nari ndi mu rugo. Nyuma yo gufunga amayira se utari mu rugo kandi utazi n'igihe bazafungurira wumvishe umeze ute byagenze bitabye? Narabyakiriye kuko nta kundi kuntu nari kubigenza, narabyakiriye numva rwose muri gihe numva ndatuje ndavuga nti reka nicare ntuze noneho nibafungura inzira nzataha, nta kundi kuntu nari kubigenza kuko se kwa kundi bavuga ngo batashye nyine bagenda bacika, yewe ntabwo nigeze uwo mutima nkujya kuvuga ngo ntahe ncitse nahamye hanze. Rero umuhanda wafunguwe ndumva nishimye kuri nishimye rwose nishimye numva ndanezerewe. Uzwi kompanyi ya Excel itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu karere ka Bugesera bwakajije ingamba zo kurinda abagenzi. Abaturage ko turi kubarinda barimo gukaraba nyine kandi n'imodoka zacu twashyizemo uburyo zigomba kugira bahana intera ya metero. Imodoka niba twatwara abagenzi 30 iratwara abagenzi 15 n'imiti umuntu abanza agatera n'umuti ahari
dufite mu modoka yose ifite pompe bagomba gukoresha. Tariki ya 14 Werurwe 2020 nibwo umurwayi wa mbere w'icyorezo cya coronavirus cyangwa COVID-19 wagaragaye mu Rwanda. Kuva tariki ya 21 Werurwe 2020 Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kugumisha abaturage bose mu ngo kugira ngo habashe kwirindwa ikwirakwizwa ry'iki cyorezo mu gihugu. Nyuma y'iminsi igera kuri 43 abaturage bose bari mu ngo zabo ndetse n'imirimo imwe yarahagaze mu gihugu, tariki ya 30 Mata 2020 inama y'abaminisitiri yarateranye iyobowe na Perezida wa Repubulika yemeza ko kuri wa mbere tariki ya 4 Gicurasi 2020 imwe mu mirimo igomba gusubukurwa ndetse n'ingendo zimwe na zimwe zigasubukurwa. Mu binyabiziga byakomorewe harimo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo. Gusa abatwara abagenzi kuri moto ndetse n'amagare bo ntago bemerewe gusubira mu kazi kabo nk'uko bisanzwe. Izi ngendo zakomorewe uyu munsi ntabwo zemerewe kurenga intara kuko nta rugendo rwemewe kuva mu ntara rujya mu yindi. Gusa urwego ngenzuramikorere rura rwahaye uburenganzira tumwe mu duce tw'intara twegereye umujyi wa Kigali harimo Ruyenzi yo muri Kamonyi, Nyamata muri Bugesera ndetse n'utundi duce twegereye umujyi wa Kigali, aho bigaragara yuko hari abakozi baturuka muri utwo duce bakaza gukorera mu mujyi wa Kigali kandi bagataha muri utwo duce. Abaturage bakomoreye mu mirimo yabo bemerewe gusohoka, ariko buri wese akaba agomba kugenda yambaye agapfukamunwa, kubahiriza intera ya metero imwe ndetse no gukaraba mbere y'uko winjira mu modoka ndetse na nyuma y'uko uyisohokamo. Ibi kandi bikaba binagaragara mu binyabiziga bitwara abantu muri rusange kuko imodoka yatwaraga abantu 70 ubu ngubu iri gutwara abantu 32, mu gihe yatwaraga abantu 30 ubu ngubu iri gutwara abantu 12. Ibi kandi byagendanye n'izamuka ry'ibiciro by'ingendo haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara kuko umubare w'abagendaga mu modoka wagabanutse. Iyi ni gahunda ya leta y'ibyumweru 2, aho nyuma y'ibyumweru 2 hazongera hakigwa ikigomba gukorwa nyuma yo kureba niba nta bwandu bushya buri mu baturage.